nyokwe Don Dada Don Dada Timaya episode 15 ubu tugiye gutangira filime abari hanze ati Don Dada gasozera dutangira episode 14 ndetse ni Genius Bad News Entertainment bagezaho Timaya ubu ndi gukora filime nihaniza inkebebe zose zigize karaha kajyahe bwagasobanuye kari mu maboko yabo ngo showbiz ngo barayifashe ariko bata showbiz ubwo so yifashe je naba narakoze iki erega twicwa no mutatumenya guceceka si ugupanchika aya sikia Timaya reka twirebere n'indirimbo ubundi tuve no muri ibyo guya Don Dada Timaya ati Don Dada aka karimo ngatuye inkebebe zose imbobo zose nabwa buhungu bwo muri yale bo bwafashe showbiz ati Don Dada Don Dada now we be Don Dada Don Dada we be Don Dada now we be Don Dada tell me how you feel it tell me how you feel it atimbwira uburyo wumvumerewe the people you the help send them go you up tell me how you feel babandi twasangiye amata nibo banga ko dusangira amatunda atiyo naraburije ndetse nta kintu mbona byanze nibwo bampunga my level can never drop I'm the role model and the big boss all the money when I get I wanna hold it ati mbonye amafaranga ndayagumana I don't wanna go to the club one night I'm low ntago njyana muri club mwijoro ngo njye kuyasesagura investments on yourself ati burya ahantu heza ho gushora ishoremo wowe ishora muri wowe skia Don Dada what's my name ati zina ryanjye ni Don Dada ati subiramo Don Dada ni izina ryanjye Don Dada what's my name ni izina ryanjye Don Dada say again Don Dada what's my name bibutsa ni Bad News Entertainment bagezaho cyane nanone mwibuka yuko Action Driving and Language School twabafunguriye ishami hano kuri Salmotor i Remera hano neza mu Giporoso ureba muri Feruje hepfo gato every day I just go no time when they hit but this is me I get so much loving I don't understand how you help a brother and turn them back ati nago nakumva ukuntu wafashe umuvandimwe ugasanga nyuma na nyuma ni uguhemukira ni uguhinduka ni ukwigaranzura all the money in the world I wanna hold it ati mbonye amafaranga ndayagumana I don't wanna go to the club one night kuko nago nshaka kujya kuyaspendinga ngo njye kuyasesagura mu kabari mwijoro cyane ko gushora buriya kwiza ni ugushora muri wowe wishoramo buriya aho kugira ngo usesagure fata amafaranga uyarye wicare usanye ukuyarye byeri oya byeri oya akaji aji kajuice say again Don Dada Don Dada I love me ati ndikunda happy Rick Chillo right say again Don Dada what's my name Don Dada say again hey Don Dada haya bas gasozera dutangira ni episode ya 14 filime murayizi Je t'aime Beyoncé cyangwa se All I Want for Love Is You ni Genius uvuga directed by Unlimited LA
wabujya wica ngaye nguko bakavuguruza Action Driving and Language School twabazaniye ishami hano i Remera hano mu Giporoso munsi gato hano kuri Star Motor. Abantu mwese mutuye za Gasabo hakurya za Kabuga umanutse za Kanombe hirgiyo ntago mu Kigorwa mujya mu mujyi cyane ko n'abakicukiro za Gikondo hirgiyo ngiyo za Nyabugogo zahe zose ni mu mujyi muri shike nka TOEFL IELTS DEF na TEF n'abakeneye kwiga computer ntago twabibagiwe. Action Driving and Language School kwigisha amategeko y'umuhanda kubashaka provisoire, kwigisha gutwara ibinyabiziga kubashaka perime kandi mu gihe gito. Wadusanga mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya shike muri etage ya mbere umuryango 45C cyangwa se ukaduhamagara kuri 078 72 46 268. Je t'aime bien aussi niyo filime tugiye gutangira episode ya 14 nk'ibisanzwe ndetse twabonye uyu mukobwa ngo nizi yawo agana muri aho babagira muri shiririje niba ari shiririje niba ari shiririje biryo avuga ati ngiye kwihugura ngende nikuremo ubwoba mbikore ndetse mbyikoresheje ntago ngomba kuva kwizima ngo mve muri university nahisemo kujya kwigamo. Aya basi Je t'aime bien aussi niyo filime tureba episode ya 14 ucitswe urahomba ndetse mwenyesa utinyirijwe ngira ngo muramuzi ni Yuda. Ariko urumva kano karirimbo yegwe shine 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 你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人呐，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑。aka gafilime ngatuye DJ Selector Venu ndetse ngatuye DJ Ndagije DJ Mugisha na DJ Nick DJ Galaxy aho ngaho igikondo za CGM ndetse na DJ Mula aho za Gahanga DJ Biju umufana wanjye karahabutaka. All I want for love is you cyangwa se Je t'aime bien aussi. Turatangiye episode ya 14. Aya yaza umukobwa ko yakaje afite kuza agakora akaza kitoje hari wamukozeho kumena icyacenge Chenge we ntajyambara uniforme nk'abandi banyeshuri ishuri rya Ramunani. Ese kubera iki ari wowe uje hano? None wakora iki hano wowe? Ngwina nkubwire bamaze kuba inshuti. Bafite ukuntu bamaze kubyumva kimwe. Amuzanye hano yirukanga. Abandi banyeshuri bari hano. Ni Denise na Biju. Hano Biju agiye. Ariko Lina. Yewe Lina. Ese basi wambwira niba ziyawo ameze neza. Cyangwa bikunze ameze neza nyine. Ngiye kujya muri mwisomero ngiye kumureba. Ntacyo byuze uze ku making sure yuko yaje mu ishuri. Yenzi ni Biju na Denise n'abantu babana muri doro imwe. Zarakore kazi yawo. Zuwani hano. Kazuwani ukarebye neza. Sasa uyu nguyu yasohotse ni Biju. Zuwa. Kubitana na Zuwani. Yewe Zuwa. 你有什么事儿吗？ kubera icyo uri hano 在里面吗？ yewe ziya wari mu cyumba oya nta uri hano 等死就出去了。 nijoro yavuze ngo aragiye ngo arasohotse ntawe yongeye kugaruka sinzi ngo yegenye sasa hehe na cyacenge 我知道了，谢谢。 sawa urakoze kumenyesha ita yigendera hakunino ari kumwe na Rwacenge sinzi ngo bagiye basoka hanze y'ivuriro wamenye ute ko ndi hano 楼下一路跟过来的。 nagukurikiye kuva muri doro kugera winjiyemo hariya naketse ko ugiye kurwana nari mfite amatsiko 他练胆儿的呀。 yewe ugenda bifite amatsiko y'ahantu ugiye kwitoreza 怎么 ariko nyine byananiye ibikize 不想离开林芳熙啊？ yega ntabwo ufite kuva muri iri shuri ufite kuhava kubera njyewe se 你不说话我就当你默认了。 bivuze ngo ubwo ucecetse rero uremeye ni ngiye umuntu ukeka yuko ngutesha umutwe basi 帮 ntugende 你解决这个难 ndi 题。 hano kubwo kugufasha mugenzi bamaze kuba inshuti 你有解决办法？ waba ufite igisubizo cy'ibibazo mfite 跟 se 你眼前这位 yewe umusore mwiza w'ibigango nkanjye ntabwo nyambura ikibazo cyane cyane iyo ndi imbere y'umukobwa ikibazo ni ikihe igisubizo ni 是 ikihe 男女老少， erega igisubizo nuko wemera ibyaje ukemera yuko urungano urimo ari imyaka yawe ufite gukora akazi 买买买，
我帮你买通系主任，byose nzabigufasha ntugire ikibazo 在你的面前我就买通谁， nzahora iruhande rwawe nkurinda 是不是完美的？ ntuzigera uhangayika humura nzaba igisubizo cya buri kibazo cyose uzajya ugira yarabyumva ibuke cyamubwiye ko kimukunda 要的活跃一下， humura ninde kugukinisha wirakara 你给我一件事， ese ubwenge buhita bujya 一 kure 定帮你解决，行不 uyu 行？ musore ubanza amukunda koko karaseka karaseka he 这个好像真的是没有人能 yewe nari nzi ko ugiye kuzana ikibazo rwose igisubizo ni ukuri ko Imana kinyuze umutima wanjye none se ntabwo ari byo 就行。 ntabwo ibyo nkubwiye ari 阿 byo 虎啊， yewe numvaga ngiye kurira 但我偏不哭。 ariko njyewe nyine njyewe nk'intwari ntago narira 要是真有你说的那么简单就好了。 rero nk'uko bivuze koko niba ariko byagenda ngaho ujye umfasha sasa Zuwana agenda ababona ari babiri baganira 无论简单复杂， ntugire ikibazo ko cyaba gikomeye icyo ari cyo cyose nzaba hafi yawe Zuwani areba 哎，你又想？ 啊， yewe Zuwani we 你怎么来了？ kubera icyo uri hano 我就不能来吗？ none urumva ntakabaye impari 全校的人都知道， abantu bose muri kampasi bazi yuko wagize ikibazo ngo ufite indwara yo mu mutwe ariko ndi araceceka 亲你， twari tuguhangayikishije ngo yaragiye kuvuga iki 哎， ariko se 你这么说我就不同意了。 yewe njye ntabwo nemeranya n'ibyo uvuze ntabwo Zuwani yaba afite ikibazo cyo mu mutwe 难道非要他挂个牌子？ none ukeneye ngo ubone ibimenyetso byo kugira ngo ujye kumusebya ariko se ziyawe 我希望你能积极的去解决问题。 zi neza yuko ikibazo ufite 你 cyakemuka 解决问题， erega ntabwo we bikureba ni cyacenge 他来找我，没去找你， none urakeka yuko yafata initiative yo kugenda kubera yuko wowe uri hano kandi nanjye ndi 一 hano 点帮助都没有。 好， uyu mukobwa ni umukobwa ufite ubwigenge ufite guceceka 哎，你听见没？ cyane muri we kandi afite gutuza ntabwo ari inkubaganyi 胡搅蛮缠， yewe uyu mujyi ngo muri muravugana ibiki 他积 twigendereye 极帮你解决问题。 sinagusezeranije ko nzajya gukemura ibibazo byose ariko uri mu biki wacecetse 索啊， Zuwani 到底想说什么？ yewe ratambwira washakaga kuvuga iki 顾小满， ziyawo 你为什么要来这个学校？ kubera iki waje muri iyi university kwigamo 你自己明明很勉强， ntabwo ari inzira yawe yoroshye kuba warahisemo kubera icyo waje hano wahisemo inzira 应 mbi 该好好去解决。 byaba ikibazo kuri wowe no mu maso biragaragara 想想吧， bitekerezaho wowe uri wenyine ndayigendera mugenzi atekereza impamvu yaje muri university adashoboye 你自己好好想想吧。 wamusenze bwe ngo abitekerezaho 就 bitekereza ibiki 走了。 kuki se ubundi agiye atanansezeye ntibyatinze arakoreka aningi 你 hano 回来了， yewe ziya uragarutse ni Denise 我 mwihangane 找你呢。 yewe uzi ko twari twakubuze 我没事儿， meze neza ntugire ikibazo 随便转转， nyine ndimo ndazenguruka nyine ishuri kampasi 我不饿。 ariko numva nyine nshonje tujye kurya ntakubeshye 我回来。 ukunda ibihe biryo ngo tujye kubirya 拜拜。 sawa bayi ubwo turaza gusangira mugenzi ahita yigendera na Denise Denise ni umwe bararana muri dorotwari umwe ubana na Biju bamwitayeho icyazi neza nuko afite benshi bamwitayeho yiyiziye kuryama muri dorotwari atarafunga 啊，我都说了我不。 ariko se uri mu biki kumbe ni 你回来啦？ ni Aning 对啊，进去说吧。 reka tubanze tuganireho gato iyi nawe uko yakaje ni Zuwani aka kanya sindamenya ngo uyu musore niba akunda Ziyawo niba akunda Aning ntago mbizi afite hano hard drive hard disk arangije hakuno nabo 都是一些解剖课的视频，我拷给你。 hari amavideo nkeneye kukwereka nshaka kugukopira ukayabika ni Aning 呀，安妮， urakoze Aning 这点小事客气什么啊？ urakoze cyane mugenzi amuzaniye amavideo azajya yigiraho amatutorial azajya yigiraho kubaga akashira ku bwoba 跟你一起看。 你要陪我一起？ erega wenda ubwoba ugira buzashira se urumva bwashira koko Hari show, hari. humura nzakuba hafi ni Aning si umwana mubi 真 urakoze 的很重要，不过你也不用太担心。 ni ingenzi kuba wareba zino video wenda bizagira icyo zikumarira ukajya watendinga ishuri 你 neza 们 mbese 学的是这个， udafite 好 ubwoba 点开了。 kuko uyu munsi turaza kugira irindi shuri ry'imyigire yo kubaga amwereka video zijyanye n'ibyo kubaga mugenzi arebe ko yageze reba kenshi Shama. agashira ku bwoba ziyawe ba umuntu ukomeye komera
mbese ajya areba amavideo menshi ajyanye n'ibintu byo kubaga ashiruka ubwoba, mbese akora imyitozo. Aninga aramukomeza. Aningi, nukuri uratandukanye, uri umwana mwiza. Nakubeshye nigeranyije nawe, nsanga njyewe ndi hasi yawe. Oya, humura, nawe uri umuhanga. Humura, ntabwo uri umuntu udafite icyo umaze, ntabwo uri useless, ntabwo uri umuntu w'ikimara. Uri umuntu buri muntu wese yakenera, ndetse uri umwana w'umunyabwenge ushyira mu gaciro. Humura, nzagutoza, uzagenda umenyera, n'izi video nuzajya uzireba bizajya bigufasha. Nese baso wareka tukajya tuzirebana kubera ko nzirebye ndi jyenyine, cyangwa se Zuwani we nazajya zamurebane, mugenzi umukobwa nta mutima mubi. Erega no nari nzi ko inzira ari yonyine nagufashamo kugira ngo ujye uhora ureba ushiruka ubwoba. Niba nashoboka nzajya nkuba hafi we nanze tuzirebane kugira ngo utaza kwikanga ugire ubwoba. Urumva biteye ibi birababaje, ugize ubwoba. Abirebye agira ubwoba. Ziyawo, ufite icyo kibazo? Meze neza. Wenda wabona nkeneye kuba ni njyenyine. Yewe nakuzaniye ka watermelon na kaji akira. Ni nako ji ya watermelon yakiranywa. Sasa watermelon nayo, ji ya watermelon nayo kunisa. Agira ubwoba. Agira ubwoba niba ari buyinywe. Kenzi uyu mukobwa n'umuhanga, yazanye ji ijya gusa umutuku nk'amaraso. Umukobwa amenyera ibintu bisa umutuku. Yewe ngaho reka ngende usigara unywa ku kaji biraza kugufashwa nkwe gahoro gahoro. Umukobwa agira ubwoba mugenzi, agira toroma. Uyu nguyu ahita ajya kuvunja. Yari yihanganye. Aninga areba. Yaraje aravunja aragaruza. Yewe nari mpfuye. Ni Ziyawo. Yifitiye ubwoba muri we. Episode ya 14 ndetse n'irwererane. Yuda mutima ukeye haza kubera iki ibi bintu birimo birangendekera gutya. Kwereka sasa Zuwani hano hari aho yaje, afite hard drive, sinzi ngo iyi hard disk iri hiki. Ahita ahamagara nde? Ziyawo.喂，左岸。顾小满， Ziyawo, 你现在下来一趟。 ngwino hano hasi tuvugane. 有什么事？ Yaje kumureba harara. Ni ibiki se? Ngwino tuvugane. Ndimo ndiga, mfite igitabo hano ndi kwiga. 而且我有点想睡了。 Ndumva mfite n'ibitotsi. Urananiwe? Yego ndananiwe. 累了。 Yezu umukobwa atangiye kwiga kugendera kure. Uno musore wagenze umuntu atagushaka bari umugendera kure nibwo abona yuko ntacyo amaze haza n'abandi. 明天再说吧。 Ntacyo reka tuzavugana ejo. Yari afite hard drive, sinzi ngo ni hard disk yo kumaziki. Disk dire exitano. Ndabizi baba DJ amuhita mubyumva vuba. Byatinze. Yaramukatiye ntago afite kubonana nawe ahita agenda. Gasanga umuntu ngo jewe ngo njye ndarenze ngo ntago yabura kunkunda. Asubira kuvunjisha. Episode 15 mugenzi. Je t'aime bien niyo filime bagarutse mu ishuri. Mwibagiro. Abanyeshuri bose baranganye, niba barangariye iki? Niba barangariye iki kurikira filime? Bose baragiye bararangara. Aninga reba Zuwani abonana bose barangaye. Kumbe barangariye umukobwa. Barebe niba ari buze kubishobora. 你先试一下。 Yewe ngaho egera imbere niwe uri bubanze. Yasatiriye hakuno. Satira hano. Umupfu uri mu gitambaro.
mbese wa mupfu warapfuye ahagaze aramuhambura afite gushiruka ubwoba baramubarira 3 4 5 老师，我不晕了。 yewe ndumva ntari bwikubite hasi noneho siko atari bwikubite hasi koko baramubariye babona ntiyikubise hasi bivuze ngo noneho ntago ugifite ubwoba atangira kwibuka mugenzi wamuhaye imiti ahita aruka ahita avunja yibutse ibyo bamuhaye nyagasani baba we yibutse ibintu bamunywesheje ni aningi yataye baba nyagasani yewe uziko ajugunye kuri aningi uziko amujugunyeho kagize isoni disi kararaburishe sasa buri uko araburije dore aho ahita agera dore aho ahita agwa do nawe undebere ubundi iyi filime guke batayikoze gutya ngo yigumire gutya turi mu gakino sasa we are in the game now hari aho yaje ni intekerezo zimutaye hakurya abona hari abamuciyeho karabaye 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 yewe uyu mukino ko mbona uraza kuba gatangaza ntawe undebere afungura ikarita sinzi ngo ni ikarita ijya he arayifunga arakurikira akurikira abakobwa babiri abonye hakurya arahindukira arikomereza arikomereza intekerezo zitazimwohereza hakurya hari aho yaje bameze mugenzi nko kujya gutyo ukabonekerwa yewe ugega ko bari kubikora bihuserane bari ibiki se gutyo ubona hakurya hari umuntu uri mu mazi yewe mbabarire kuba nayobye icyumba uretse gato hari uwavuyeyo aningi uretse yewe ndakuzura intwari sibyo kubera icyo uje hano uturutse mu muryango w'abana b'abakire uturutse mu bisambo cyangwa mu bicanyoya byose arahakana ngaho ushobora kuba uturutse mu basirikare yewe ushaka kuza kwitsembamo hano ahagaze ubundi mu biki none wowe woze nta kibazo uri ikibazo ndaza kugukingiriza ntagire umuntu ukubona ariko se ko muri abo baye umwana mwiza nyine nigeranije nawe mbamona njye ndakamara kuri we mugenzi na kare yabimubwiye ariko se kuki uyu muntu mutsano naho muzi naye magambo mvuze ko wagira ngo hari aho unyaza reka ngufashe amuhereza yaji aka ni akantu ko kunywa nkunda ahita ajugunya tayari ziyawe shaka kurya watermelon sasa uko areba watermelon ubanza aningi yabikoze abishaka yamuhaye kiriya kiji kugira ngo ajye araburiza buriya abantu bose siko badukunze hari ugira gutya kamera nk'ugufashije kumba ushatse kugufasha ubufasha bwe ni bwo buhemu bwe rubanda sha abisi sha ye kumamagaye ngo nze ushaka iki 这是学校开会讨论的结果。 none mbwira abo basi babafashe umwanzuro kugira ngo uze tuganire 您再帮我向学校反映一下。 ndakwinye none nyene ngo umfashe we nambe najijuka nshaka ukuntu nava muri ibibazo ndimo nkomeze university yewe mwana muto iyi situation urimo ntago yoroshye ariko 如果你一定要坚持， we nukomeza wenda kwemera yuko nagufasha ndaza kugufasha 那只能退学。 kandi ndabizi biraza gushira ufite kumufasha mugenzi no mukansala yaje hano yirukanga我不想退学。 chancellor we 退学？ ndagira ngo tuvugane iki 你就是顾小满吗？ ni wowe yawe yego 正好，我正要找你啊，了解一些情况呢。
yewe nagira ngo duhure tuganire ngayicara hakurya tuganire oya reka amagara hano tuganire ntago nakwicara ntacyo nawe ufite imbaraga zo gukomeza guhagarara ngaho tuganire mwana wanjye basi mpa amahirwe none ko rikiri gusaba amahirwe nayo iki wa mwana we umara waje muri university uyikunze ariko ndimo ndabona utayishoboye aza wa mukansala chancellor we 郭小满同学， Ziyawo 我希望你能明白， ndakeka kanya wanyumva 事情不是你坚持就能。 ibintu hano ntago byoroshye nubwo wabiresista ntago wabyitwaramo neza ngo bibe byagushobokera 你不愿意说，我们尊重你的决定。 nkeneye basi ubahe umwanzuro wafashe kugira ngo ubu umwanzuro byiza wagufasha kugira ngo ukomeze ino university wige nyakubahwa 校长， chancellor we 知道你们这个系有多难？ waba uzi rino somo uburyo ringoye rinkomereye 我高三刚开始的时候， nyine urumva yagusi natsindiye ku manota yo hejuru 我只考了250， ku manota 250 是全班的。 yanyemeraga kuba naza kwiga hano ntiga rino shuri 呼呼觉得自己应该改变。 none birasa naho nkeneye wenda ndi mahirwe nubwo mbona biri guhinduka 虽然我也不知道是哪个学校， yenze umukobwa byatangiye kumucanga 我就是想考这个学校。 nyine birangora ndiga nkabina biranga ubwoba bukanyica kubaga simba ishoboye kandi mugenzi baje kwiga ibintu bijyanye no 为 kubaga 了表达我自己有多么辛苦，只是我就是为了这个。 gerageza byibuze ngo ndebe yuko nakwifasha wenda be nakwikuramo ibi bintu bindimo nkomeza amashuri neza ko birankomereye 但我做到了。 ariko ndakeka noneho nabikora 无论未来再难， wenda nubwo byazakunda kera ntago nzava ku 贺 izima 老师、校长， nyakubahwa mbabarire mumpe andi mahirwe ntimunyirukane uyu mwaka wenda ngutsinde bari bamuherekeje mugenzi agiye gusaba imbabazi kwa diregiteri w'ikigo niko twamwita ntibamwirukane 学校让我转校。 bambwiye ngo mpure n'uriya mukansala ngira inama cyangwa se mve ku izima 那不是不管怎么， ariko se bishoboka 我们 gute 都做不了同学了吗？ gute bashaka kukwirukana ntago wava ku izima 你们都这么舍， erega n'ubundi ndabizi muhora ku ruhande rwanjye 我都已经适应你了，你走了， humura uradufite tuzakuba hafi natwe ntago twakurekura 晚上睡觉，现在简直 ngaho wagenda ukajya kuryama 舍不得你。 ugenda uruhuke 小满，哎， yewe Ziyawo 好了， cya Denise disi ni cyana cyiza nako cya Bishu 不走， yewe ntago ndi bugende humura babyemereye yuko nguma hano 我哪儿都不去。 ntagumana n'uriya mujyanama akangira inama nkareba uburyo nabiva muravugisha ukuri babyemeye 我当着校长的面， narindi kumwe na chancellor nyine niwe nasabye imbabazi aranyemerera 我能在1个月内正常的上解剖课。 wenda ngo mu gihe gito 接 byamfasha 下来， nkaguma hano muri iki kigo maje kumera neza uzi ko ari byiza 顾小满， uyavayo yewe Ziyawo 你为什么不接受转系？ koko uremeye urajya kuri uriya mujyanama ajya kugira inama 系主任答应给我1个月的时间。 iyi nabimwemereye kugira ngo byibuze nzaba bizantwara ameze 解剖 yewe 课 nyumva 不难 neza 受， barimo baragira ngo baguteshe 多久 umutwe 你都一样。 nta kintu bizahinduraho 问你自己嘛， gerageza byibuze uve ku izima kugira ngo ufite ikihe kibazo musaso nawe unyumvire 难道 Zuwani arimo aramugira inama mugenzi ngo bambwiye uriya mujyanama areke kumugira inama ngo ni ukumutesha umutwe ngo kugira ngo atinde hano ngo nabivemo yigendera nawe wumve 你不为我高兴？ naketse byibuze yuko wakwishimira yuko ngiye kwakira umujyanama uzangira inama kugira ngo birangire none uri kunca intege 你是不希望我留下来吗？ bivuze ngo ntabwo ukeneye wifuza yuko naguma hano ntabwo ari ibyo nshatse kuvuga 只是希望你不要勉强你自己， ntabwo nkeneye ahubwo ko wihatiriza ibyo udashoboye 是吗？ ukeneye kuba 不 umwarimu 在的大学生活， n'ubundi nicyo wifuje kuva kera rekera ibyo 左安，我告诉你， Zuwani reka nkubwire 我从小学的东西， mfite kwiga ibyo mfite 我 kwiga 永远都要做更好的自己。 ibyo wanyigishije narabifashe kandi nari 你 umuswa 开不开心？ wishime cyangwa ntiwishime Wewe cyalado. ndaguma hano sindi buhave 我们去吃饭。 twigendera atabajije bashuti banjye 我今天要 uyu muginga arimo aranesha umutwe twigendera tafuta abagenzi barigendera kurikira filime Zuwani ari kumuca intege mugenzi nawe unyumvire umuntu uguca intege ngo ntacyo ushoboye ngo ntacyo washobora buriya uwo muntu aba ari inkebebe ni uwo muri ka karebo ka gaco k'amabandi ya Kabeza hakuno nzanga Zuwani aza kumureba yewe nzanga we urakora iki hano 了， nicyo uje gukora 我有话跟你说。 nkeneye yuko twavugana 怎么都找我呀？ ariko se uri kunshaka wenda dusanzwe tuvugana buriya hari umuntu uza kugushaka ukumva ntibisanzwe 今天什么风把你吹来了？你也 ni iki kikuzanye mbwira ushakira iki mbwira 告诉你， gute waza kunshaka njye nawe ntitujya tuvugana nzanga 你 we 能不能正经一些？ wagiye ubaseriye byibuze 不 rimwe 知道学校已经通知 waba uzizi yawe ibintu 就 arimo 会让他退学。 wamufashe ngo agiye kujya ku mujyanama ngo ajye kumugira inama kirirukanka 今 kiragaruka 天在哪儿啊？ ziyawe ari he ntago 你 wamufasha 知不知道是什么原因？ yarakaye yataye ubwenge ngo nta muntu wamugira 知 inama 道啊，
ntago jyewe nzi ibyo bivuga ntago mbizi uriya ararwaye indwara yo kugira ubwoba twarakuranye ndamuzi yewe nakubeshye nanjye byanteye ubwoba ngiye ku bwanjye ariko twamureka akirwana wabona abaye n'umuganga akarahabutaka nzanga niba wumva yuko wamureka ngaho komeza umureke ngaho ubwo icyo azaba ni akazi kawe ntuzamujyane muri ubwo bugoryi bwawe nawe unyumvire Zuwani ari gushaka umukobwa ngo ave ku kigo agenda ajye kwiga ibindi nzanga ati buriya twarakuranye tumureka turebe uko byagenda mugenzi kurikira filime ni episode ya 15 ndetse iswe je t'aime bien aussi umukobwa akeneye guhatiriza akomeze yige yikuremo ibintu by'ubwo bindwara murimo imuvemo aho kugira ngo yirukanwe ku kigo yahawe amahirwe yo kugira ngo ajye kumujyanama ajya mu kansalinga arebe yuko mugenzi byamushiramo agakomeza mbese ni nk'uwakubwira ngo ugiye kwiga hoteleri ujye wiga guteka ariko muri wowe utinya gaze niba wajya utekera kuki ibaze gutinya gaze ati ukwezi kumwe mpawe reka ngukoreshe byibuze ndebe ko nabona amahirwe aribwira mu mutima ahawe ukwezi ko kuba yikosoye telefone yego ni iki nanone Zuyawo urabizi inshuti yanjye kuva kera kandi inshuti nita uri ubuzima bwanjye urumva murango uhangayikira nzanga akusuri kuvuga ibiki niba iyo haza kuba hari umuntu wambwiye kuva na mbere yuko nyine mfite kukwizera nakabaye mbitekerejeho kano kanya ariko akanya ndakeka ibyo urimo ni ukuri ntago koko nanjye mfite ahazaza abizanoze mbikubwira kuva kera nzi ngo nzaba umusitari mbega imikino nari ndimo ariko nanjye nari mfite kwitonda ariko se nzanga uri kuvuga ibiki uri mu biki Ziyawo babarire kuva kera nahoze nkubwira ko ni inshuti yawe ya nyayo ari akanya uri mu bibazo nta nubwo mfite uko nagufasha ni nzanga sasa Zuwani hano arebye gutya abona umukobwa ari kuri telefone disi kari kurira ufite ikihe kibazo uri kurira kuki uri kurira oya ndi mu isomero ndi muri library nyine urumva nakoresheje ubwonko cyane nari ngonze n'umuryango wabuze gato reka nze nkureba oya ntago bikenewe nta mpamvu uri no mutantesha umutwe urabizi ugira urusaku sawa ntago ndi buze rero ngaho subira mu masomo yawe ujye kwiga humura ntugire ikibazo we komera nyine ibyo bintu iyo masomo yawe uyanywe nyine nkaho nyine uri kudiringa n'imirambo yapfuye kera urakoze nzanga disikara mukomeza kanzanga barakuranye Ziyawo meze neza ntugire ikibazo humura ndabyitaho umukobwa mugenzi isaha n'isaha yava kuri kino kigo afite indwara yo kugira ubwoba yo gutinya amaraso Zuwani aza kumureba Zuwani akomeza kumuca intege yewe Ziyawo wihangane uyu munsi wenda nakunjiriye fo mbabarire uretse nyuma y'ibyo mbwira nta kibazo ufite niba ufite ikibazo wagikemura yamuhaye ya hard drive ahora agendana ya disk hano harimo video yagufasha kwiga uze kuyareba ntago nyakeneye reka nigera atayigendera atayafasha ahita yigendera amaze kubona ko uyu musore ari kumuca intege nubwo yamukundaga buriya umutima ugukunda aho ugeze ugukunda niho wageze ukwanga amwirukanka ariko se ushakaho iki wandetse mfitiye ikibazo ntago nkeneye kureba video zawe kuki murimo muransaba kureba amavideo munkanga munera urwa muragira ngo mpahamuke uri kuvuga ibiki
ntago nkeneye kureba izo video zawe. Izi video ugeze uzibona. Bwira byagenze bite. Kumbe video Anning yamuhaye zamuteraga ubwoba. 那我换一种办法。 Ndashaka n'inzira basi twakoresha. Wiki 留在临床吧。 ugume muri iri shuri ry'imiti nta kibazo by'ubuvuzi. Nkuko nabikubwiye kuva na mbere. Nzagufasha. Yemeye kumufasha. Ni Zuwane mushuti. Baragarukanye. Yewe umwanya nari nicayemo wafashwe. Hano yongorera ubu wicayemo. Niba mubwiye ibiki ahita yigendera. Wari wamwicariye mu mwanya. Amubwiye ibikira. Buriya wabona amubwiye ati uriya mukobwa arwara igicuri va hatakugwaho. Yewe umubwiye ibiki? 没什么。 Nta kintu umubwiye. 从今天开始， kuva uyu munsi ngiye kuba umwigisha wawe. Karikanga kuva uyu munsi ndaba umwigisha wawe. Ngwiki Karikanga kavuga cyane. none ushaka kongera kuba umwigisha wanjye? Yego. None urumva ntabikwiye se? Urumva basi biri ingenzi. Nabikubwiye kuva kera. Kandi uyu munsi koko nakubwiye nawe umbabarira. I'm sorry. 你问题怎么这么多？ Se kuki ufite ibibazo byinshi wibaza? 好了， sawa birahagije. 现在开始， guhera none aha rero 跟学习无关的话就不要说。 ndaza kwita ku masomo yawe cyane. Kura yakabike mgenzi kakabike igeze kumugurira kira bakiga kuri university imwe. Ese uracyafite kakabike? Uracyagakoresha? 你送给我的吗？ Erega no guhumura no kunubundi niwe wakampaye ntaho kajya. 了解人体的结构、皮肤、肌。 ngira kumwigisha iby'uruhu, iby'inyama z'umuntu, umubiri w'umuntu uko ubuteye, kataye ubwenge. Urabona iyi bike iramfasha cyane. Nayandikisha buri kimwe cyose. Witondere ibyo nandikisha iyi bike utuze. 其实解剖就是在打基础。 kandi iri somo tugiye guheraho niryo ryiza. Kandi uzarebe video ngiye kuguha. Nje nzireba ye. Afite kumufasha mugenzi. Arazenguruka aza kumwicara ku ruhande. 虽然书上有各种解剖图， Erega kugira ngo wige neza ibijyanye no kubaga biba byiza niyo uzi gushushanya ibice bigize umubiri w'umuntu. 然后再教你。 Nabyo ndaza kubikwigisha ntugire ikibazo. Tangira mugenzi kumwigisha gushushanya umutima. Ase Zuwane, uzi ko uri umuhanga no kuri uratangaje. Kuzi no gushushanya. Umeze nka genius ni izina ry'Imana. 你也要画。 Erega nawe ufite kumenya gushushanya niyo devoir nguhaye uzige gushushanya umutima. Izina ry'Imana ntago nashobora kushushanya yewe ndakambura data yewe ntago nabishobora. Ntacyo ndaza kubikora. Ngaho reka ngushushanye ndebe. Tangira mugenzi kumwigisha mufashe ibijyanye n'amasomo. Sasa nzanga areba. Abona bahuje urugwiro. Areba. Agiye kubinjirira oya. Kabihorere bige. Reka mbareke. Yisubirirayo. Akana karya kandi kice inyoni bangana. Yaraje ajya mu masomo amuhaye devoir yo kwiga gushushanya. Afata yikereyo n'igome. Yenzige gushushanya. Ndetse ni genius. Ubakunda cyane shaho ndabakunda shaho buriye. Nta nubwo mbakurikiyeho amafaranga yewe reka reka. 距离高考过去121天， iminsi 121 gusa. 绝望的时候， ubwo nari ntangiye kwiga 来到我的身边， byatangiye kugenda bigenda neza gake gake. Ndetse biba ngombwa yuko ama ikiganza cye ni Zuwane. Bitangiye kugenda bicamo gake gake. Biragenda biracamo gake gake. Tangiye gushushanya agatelefone. Wa. Allo?
nzanga 不接我电话， yewe mbwira kuki wari wanze kunyitaba narinde mu isomero 那你下回不准不接我电话。 wari wanze kunyitaba ubishaka nabibonaga ngo iki 我为什么非要接你电话呀？ muri se kuki nkwitaba ndi wawe ntuza wawe araceceka 你不接我电话， ubutani wange kongera kunyitaba 去学校广播 izina ry'Imana nzajya ahantu mbivuge kuri radio abantu bose babimenye 电视台 radio y'ikigo cyose cyangwa njye kuri televiziyo y'ikigo mbivuge njye no kuri za satellite njye ahantu hose mbivuge 用吧。 ariko se wasaze 是接还是不接？ uzongera uzajya unyitaba yego nzajya nkwitaba 好， sawa 我接。 izina ry'Imana noneho nzajya nkwitaba 你跟 inzanga 他不是为了给我抬杠的吧？ ariko zo ndi wigeze umpamagara ko kuvugishije ukuri 不好好跟我说话， naguhamagariraga n'ubundi nyine ubuhuze mwibuke cyamubonye ari kumwe na Zuwani 要在1个月以内正常上解剖课。怎么样？有什么需要我帮忙的？ mbwira hari ikintu waba ukeneye yuko nagufasha nkagufasha 你不会又要 yaje nigeze nkubwira yuko hari ikintu nkeneye yewe ndeka 在这个世界上， wowe byizere muri iyi si ni wowe wenyine mfite 都有价格。 ndetse n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cy'agaciro njye nakigufasha 已经找到适合自己的。 erega n'ubundi naje kubibona yuko uri umuntu nyine w'agatangaza 我没事了， ariko meze neza kano kanya 你确定？ uravugisha ukuri yego 反正我已经没事了。 meze neza cyane ntakubeshye 那个，如果你以后有什么需要， nuramuka ukeneye ubufasha bwanjye uzambwire kandi ujye uhora ubyibuka 记住了。 yego ntugire ikibazo uzajya mpora mbyibuka kiramutesha umutwe buriya amasegonda abaganiriyemo kimuzengereza abafashe byinshi aribaze kucyakubye akubye ntarangiza kuvuga 好吧？那我就要在 ntaribi ariko reka nshaka ukuntu nakongeramo irindi tegeko 电话我就 ntuzongere kunkupa nanone yamuhaye itegeko ryo kutazongera kwanga kumwitaba agiye gushyiramo iryo kutazongera kumukupa ntuzongere kunkupa iryo ni irindi tegeko ni nzanga 牛牛， kumba afite kabavu karabaye 你说我怎么才会有杀伤力呢？ ni cyacenge mwihangane ariko se ni iki 加油！ cyacenge sarakoreka hakuno ino mwihangane ntawe utibeshya ni Imana yaribeshye irema abantu bigomeka bigishyira muri ka karebo aya ni episode ya 14 tureba ndetse ni Genius gwerane mutima ukeye cyane ko ndanabakunda ze iyi filime ubundi kucecetse bigenze bite ndapfuye karabaye hano hari umuziki uyu muziki se ugamije iki mwihangane ndabona byanze Yola yakubise umuziki arawukubita koko yewe ahantu hari heza mwihangane hari undi ugiye kuza sasa yatunze urutoki ahantu hagiye kuza umuntu uko yakatunze urutoki mugenzi yari episode ya 14 mwihangane kubw'amajwi by'abari bavuze hariya nabibonaga kuri subtitles ariko nyine kwa mutabibonye nyine mwihangane namajwi yaravuyemo niko filime bayikoze erega buriya nabo bagira kwibeshya ndabakunda cyane cyane Genius aya ntuciko na episode ya 15